ko wateye umugongo ikibi ugahindukirira ukuri ukagwiza urukundo we mutima umenetse nkwiye kurari wawe doragakiza katashe mu bikari by'inzu yawe manuko zahondi we mutima umenetse nkwiye kurari wawe. Nizere ko none abantu badukurikiye bamaze kumva ko uri umuramyi noneho byanyabyo. Nanjye ubu ngubu noneho navuga ngo uri umuramyi kabisa, uri umuramyi. Yes, hanyuma rero impano yo kuririmba ubona ikomora kuki? Ikomora kuri nde? Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bya Yana Media TV tugenda tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye. Hanyuma rero nyita nyawe Lamberto nk'ibisanzwe tuba turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye aho tugenda tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Abahanzi tugiye kuba twaganira n'umwe mu baramyi bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza cyane. Gusa mbere yuko tuganira agiye kuba yatwibwira atubwira uwo ari we mu buryo yumva ndetse buhagije. Meze biti? Meze neza murakoze. Mazina yanjye nitwa Uwihirwe Emmanuel, ndi umuramyi, ndi n'umuhanzi, ndi umusore, ndi n'umukristo, ibindi Imana idahana umugisha. Hanyuma usengera he? Nsengera muri itorero rya Revelation riherereye i Kagugu, hano ku Gisozi Kagugu munsi ya sitasiyo ihari. Hanyuma bikomera kuki kuvuga ngo uri umuramyi nawe ukumva ko uri umuramyi uri proud yabyo nyine kwiyumva ngo ndi umuramyi nyine iryo jambo rikomoka ngo nyine ubikura kuki? Bikura ku muhamagaro namaze kumenya neza ko ari cyo nahamagariwe gukora, ko ari cyo Imana yampamagariye kuramya. Ikindi gituma mba proud yo kubivuga nuko mbikora. Yes, hanyuma nyuma y'uburamyi nta kindi kintu ukora? Ntabwo cyabura hirya yacyo nyine tuba turaho tuntu turaho. Yego, umuntu ashobora kuvangura umuramyi, akenshi umuramyi nyine bivuze ko uri umuntu uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Tubibwirwe n'iki ko uri umuramyi? Bundi ndabikora nk'uko mbikubwiye, kituma mumenya ko ndi umuramyi cyangwa se musobanukirwa nuko ndaririmba nyine. Yego nibyo. Ko wateye umugongo ikibi ugahindukirira ukuri ukagwiza urukundo we mutima umenetse nkwiye kurari wawe doragakiza katashe mu bikari by'inzu yawe manuko zahondi we mutima umenetse nkwiye kurari wawe.
nizere ko noneho abantu badukurikiye bamaze kumva ko uri umuramyi noneho byanyabyo. Nanjye ubu ngubu noneho navuga ngo uri umuramyi kabisa, uri umuramyi. Yes, hanyuma rero impano yo kuririmba ubona uyikomora kuki? Uyikomora kuri nde? Ninde ukwespira nyine watumye uvuga ati ngiye kuba nabo muramyi? Murakoze. Kuramya ni ibintu nyine ntago navuga ngo byaje gutyo mbona biraje, ni ibintu nakuze nkunda, ko ndi umwana nyine wakuze ukunda gusenga, nabyo bizirako nkumva abahanzi ba gospel bagiye batandukanye, bigatuma ngenda ndushaho kubikunda. Umuntu navuga unyespira ni abahanzi nyine aba ba gospel. Yego. Hari umuhanzi nyine nibura umwe uvuga ati uyu nguyu nyine nshobora kumufatiraho kumwigiraho byinshi, hari uhari? Cyane barahari. Dani Mutabazi na Israel Mbonyi, ni benshi nyine abo ngabo nuko ari bo. Yes, hanyuma hano hari abantu baririmba indirimbo zigiye zitandukanye, haba indirimbo zo kuramya n'abaririmba indirimbo ziri sekira. Ubona ari iki kibura kugira ngo abahanzi cyangwa se abantu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bigere kure? Mbona ari iki kibura? Ni iki kibura kugira ngo bigere kure ugereranyije n'indirimbo ziri sekira zisanzwe abantu tubara twumva n'abandi bagiye batandukanye? Dushimira n'Imana ko gospel nyarwanda iri kugenda izamuka, ariko nanone n'iki ubona kibura kugira ngo noneho igere kure? Ikintu kibura muri gospel buriya ubu tuvugana turi, Paulo we yarabivuze ngo mu bihe bya nyuma hazagenda haza ibintu nyine bidasanzwe. Ubu ikintu abantu bibagiwe ko nyine bakora umurimo w'Imana, bamwe na bamwe ugasanga babivanga n'ibindi bintu byo hanze bitandukanye n'umurimo, ugasanga icyo kintu kidashobora kuva ku rwego rumwe ngo kigere ahandi, bitewe n'uko Imana ubwayo itajya ibangikanywa. Ngaho ubundi ntago navuga ngo ni iki mbona ngo kibura kugira ngo gospel itere imbere. Umuntu wese wabikoze abishaka, abifite nyine yumva bikunze, ntagire ikindi kintu cyo ku ruhande abivangamo, n'ahantu Imana itamugeze. Yego. Yes, kubera iki ari byiza kuramya? Kuramya kubera iki ari byiza? Bituma usabana n'Imana. Yego. Tugiye guha stage nibura turi imbere n'indirimbo zigera nko kuri 3. Stage ni yawe. Indirimbo zigera nko kuri 3 ushobora nyine wowe uko umwuka kuyobora, ubikora uko umwuka kuyobora. Washinyaguriwe ku musaraba, wa undi wapfuye akazuka, aherutse konsora mw'ijoro ry'umugisha, arempera mu ubutumwa kw'itorero, ngo nimumese ibishora mucana amatabasa, kuko ijoro rirakose, ndaje vuba ntwara umugeni, ndaje vuba ntwara umugeni. Yorodani ndi imbere niyatuma nsubika urugendo, kuko imboneza amaso yanjye zitabona, aho niho nzabiteka. Nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso, nanyambika ikamba ry'ubugingo.
sinziyumanganya nzarira ibyishimo, nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso, nanyambika ikamba ry'ubugingo, sinziyumanganya nzarira ibyishimo. Ngaho nimuve ku masoko y'ibitagira umumaro, mukorera Imana by'ukuri, dore agakiza kacu karatwegereye cyane kuruta igihe twisereye, dore agakiza kacu karatwegereye cyane kuruta igihe twisereye, nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso, nanyambika ikamba ry'ubugingo, sinziyumanganya nzarira ibyishimo, sinziyumanganya nzarira ibyishimo, sinziyumanganya nzarira ibyishimo. Ahiriwe umuntu Uwiteka akunda, uwashikamishe mu mutima nasakwa, nawe isi yavaho ijuru rikavaho, asa muremera isi y'amasezerano, nawe isi yavaho ijuru rikavaho, asa muremera isi y'amasezerano, twakuvaho tukajya handi, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo, twakuvaho Yesu we, tukajya handi, ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo, ndi hano ku birenge byawe, nyotewe nshaka kukumva Yesu we, umbwira kandi unyemereza, nkunda cyane bino bihe byanjye nawe, nkunda cyane uyu mwanya, uri amahoro yanjye, ubutunzi bukomeye, kuba narakumenye
n'ubuntu nagiriwe. Yesu urampagije. Yesu ni wowe nyotewe, ni wowe nyotewe. Yes, hanyuma nizere ko abantu badukurikiye bakomeje kuryoherwa n'ikiganiro. Tukiri aho ngaho, hari nk'indirimbo waba ufite ziri hanze? Nta ndirimbo mfite zirajya hanze, zose ziracyari gukorwa mu ma studio. Vuba aha abantu bazazibona. Yego. Bazibone nka ryari? Nko mu kwezi kwa gatatu. Z'ama audio cyangwa byose na z'ama audio. Ubwambere uzaba uzikoze gute? Ni ubwambere nyine uzaba usohoye indirimbo hanze? Ndumva ari ubwambere, ariko gusohora indirimbo ukayishira hanze biratandukanye. Hari ukuntu audio ni ubwambere. Yes, hanyuma turi gusoza, ni iki wabwira abantu bari badukurikiye? Ubutumwa bw'abantu bari badukurikiye. Ubutumwa naho abantu bari badukurikiye byane byiza, n'abantu b'umumaro kuri twebwe. Burya tuzamurwa no kuzamura abandi, dufashwa no gufasha abandi. Batarakanda subscribe bayikanda, bakanakora share na comment kugira ngo wenda ikintu kiba kitagenze neza ubutaha gikosoke. Ikindi bakanadushigikira mu buryo bw'amafaranga, kugira ngo ubutumwa bube bwagera hanze. Kugira ngo ubutumwa bube bwagera hanze bakadushigikira, nibyo nababwira. Yego, watubwiye abahanzi ukunda gufatiraho urugero ndetse ukunda cyane, watubwiye Dani Mutabazi, utubwira na Israel Mbonye, hari undi nibura naba nibagiwe? Nabona kubwiye, ariko ongeraho na James. Na James. Bafite ibintu bashingirayo bandika indirimbo, wowe n'icyo ushingirayo uri kwandika indirimbo zawe? Ntabwo navuga ngo njye mfata umwanya ngo ngiye guhimba, ahubwo numva indirimbo imanutse ikamanuka nkahita nirekodinga, hanyuma nkaza kuyitunganya, nkagira ibyo nkosora, nkagira n'ibyo nkoramo. Kuko indirimbo iba imanutse, buriya ni ukuvuga ngo u Rwanda rugizwe n'uturere twinshi. Hari igihe Imana ibona umuntu uri nko mu karere runaka njye ntazi, azafashwa n'iyo ndirimbo izatuma wenda yihana cyangwa se ahinduka, bityo bigatuma imanuka. Ntabwo navuga ngo nshingira kuki, ni Imana yo ubwayo ibyikorera. We nagiye kuvuga ngo nshingira kuki, nshingira kuruhura imitima y'abantu, gutuma abantu bahindukira wenda. Muri iminsi niwe murongo wo muri Bibiliya uri kugufasha? Umurongo wo muri Bibiliya ni umurongo uri mu Yeremiya 33:3 ngo ntabaza ndagutabara nkwereke bikomeye biruje utamenye. Hanyuma abo banzi bose bavuze, bose babashyize imbere gutya imbere, ariko ari batatu, bakakubwira ngo hitamo umwe ujye gukorana indirimbo, nowe wahitamo hagati ya James, Daniela Mbonyi ndetse na Dani Mutabazi? Umuntu nahitamo twakorana, uhitemo umwe muri abo ngabo batatu ugiye gukorana indirimbo. Nakorana na Israel Mbonyi. Kubera iki? Wabonye ko n'indirimbo natangije ariye, nyine nuko indirimbo ze zigira ubutumwa bwiza, n'indirimbo z'abandi zigira ubutumwa bwiza, ariko by'umwihariko njyewe ziramfasha cyane.
zirimo nyine ubutumwa butajya busaza cyangwa se ubutajya afite indirimbo zifite ubutumwa buba nko urugero buba nko mu ndirimbo z'ibitabo, kuko indirimbo zo mu gitabo umva zigifite umwimerere cyane nyine, niyo mpamvu. Yego. Yesu, hanyuma rero turi gusoza dusengere dusoza ikiganiro. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye iki kiganiro, tugushimiye ubutumwa bwiza tumaze gutanga mu buryo bwo kukuramya, nuhabwe icyubahiro. Nyemerera Mwami Imana buri wese uzareba iki kiganiro cyangwa uzumva iki kiganiro azumve arushijeho kugubwa neza. Mwami Imana nawe ahari azahembuke mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera rero turasoje, wowe ntusoze, tugiye ubwo dushishike ku buzima bwacu, ahubwo uhore utureberera, uhore tuvuganira Kristo. Nyemerera rero uduha imbaraga buri wese uri hano hantu, Mwami Imana umwongerere kurama, dusohoreze amasezerano dusezeranye n'andi kugira tuzarame Kristo tukuvugire. Urakoze rero, turashishise, twavuga byinshi nk'abana b'abantu, ikiruta byose nuko uri ku ngoma kandi uzahoraho. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Yes, hanyuma rero abantu bari kudukurikiye ndetse bari bakurikiye ikiganiro, ibiganiro byacu nakagaruka, ndetse mujye mwibuka gusharinga ibiganiro byacu. Nk'iki kiganiro gisangize inshuti zawe, kuri subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo nidushyire ikiganiro uhite ukibona mu buryo bukoroheye. Kuri social media zose ni Yana Media, ushaka kudukurikira hose kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube, hose ni Yana Media. Hari social media ufite kugira ngo abantu babashe kuba bazi gukurikiraho? Ni Uwihirwe official, niho nshaka kujya nshira ibihangano byanjye. Uwihirwe official. Yes, ciao ciao, Imana ibarinde.